Murava ameze neza ashakaga guseka sibyo nari ndasha imbogo kandi ndabizi ukunda guseka imbogo za Murava no umuntu ushimishwa nuko ndasa imbogo agaseka ariko nta kundi genze bi Imana iguhe umugisha cyane nakaba gaciyeho umutima ukomerekejwe utari womorwa ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora iyo umutima uremerewe atemba amarira hari umutima umwe musa wawuhumuriza iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de kwibaza ibintu biyishe ese koko ubu nimba nicaye hano kuri kamera ndi kuvuga ngo ndi kuvuga Imana ese koko ndiyo yampamagaye ese koko yarantumye ndabizi uri kuyibwira ngo Mana nagombaga kuba ntuye Kibagabaga ese koko urabizi niyo yabikubwiye uri kuyishyuza ko ngo yakubwiye ko abana bawe bose baziga mu mahanga ese koko urabizi n'Imana yabikubwiye uri kuyibwira yuko ngo umaze imyaka 5 ngo buri mwaka uvaho yakubwiye ubukwe ngo ntibube ese koko urabizi ko ari Imana yabikubwiraga ko ubukwe buri bube Imana ibaho umugisha nk'uko mubibona uyu ni Murava n'agafaranga tangiye tubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo nizere ko mumeze neza natwe turaho turashima mikoro Marita arimo aramubwira ngo ninzamure mikoro cyane no kuyitamira nizere ko mumeze neza mino minsi murabizi ko tumaze iminsi turi kubana twagize umugisha wo kugirirwa ubuntu bwo kuboneka cyangwa se bw'uko Imana yaduhaye umwanya twongere tugaragara imbere yanyu cyane nizere ko muri amahoro nawe ndizera ko uri amahoro banza useke ni ukuri banza useke uhumeke ndamahoro ndashima Imana Murava akunda guseka imbogo cyane imaze ko nanubu ngeze tumuhaye nk'umwanya akava imbere ya kamera akagenda agaseka kandi ntabwo biri buze gukunda nizere ko muri amahoro rero mwese tumaze iminsi tubana ntabwo biba byoroshye turi mu kwezi kwa mbere ako mu kwezi kwa kabiri 2026 turi mu mwaka mu kwezi kwiza mwe kwa kwezi ngira anniversaire bamaze kumfetera icuro burya zimaze kuba zingaye ebyiri bamaze kumfeteramo icuro ebyiri unanjye rwose Marite ko nta kintu wampaye kuri anniversaire yanjye ntacyo yaguhaye gusa ejo bundi nababagiye kwa gatandatu ndamubwira ufite gahunda imeze ite urabyibuka wararamubwiye ntiyaza ntabwo byari bumukundire situwasiyo ntakunda Imana okay so rero ndashimira abantu bose mukomeze kugenda munyifuriza isabukuru nziza y'amavuko mu by'ukuri ndi mu bihe byiza mu bihe byiza ni sete nawe uze kuma ka gift rwose
tuza ibi bintu kurangiza. wemereye nubwo uri inyuma ya kamera byo kubikora. Ntibigire umuntu atabera ibibazo n'ubundi kuko amahirwe mufite n'ubundi agatariki nako murava yampimbiye. uretse ko bambyaye n'ahari ntabwo n'ubundi aha iyihe naguhimbiye? ntabwo nk'ibu nyine ndavuga ngo ntabwo itariki ya nyayo, nyine iyo ngiye naguhimbiye gusa abana banavutse amasaka yeze. iyo ngiye naguhimbiye harya yitongera yitubwire. nimba wanze kwivuga ubwo nanjye sinayivuga ndabizi kuyivuga. So Imana imuhe umugisha rero. Dukomeje kugenda twinjira mu bwiza tujya mu bundi. Turi ahantu bita Ikinyinya. Turasuhuza abantu b'i Bugesera. Mboneraho umwanya mwiza wo gusuhuza abanyabugesera. Ubu nanjye sigaye ndi umunyabugesera. Abantu batuye muri Mbyo, abantu batuye Mayange, abantu batuye mu Biryogo, abantu batuye Nyamata mu mujyi, abatuye muri Gatare, dusuhuza ba Murisi, dusuhuza gitifu w'akagari, suhuza gitifu w'akagari n'uw'umurenge, ni inshuti zanjye cyane, suhuza na meya w'akarere rwose. Abo ni abayobozi tugenda tugirana ibihe byiza muri Bugesera. Ni ukuri ndashimira Imana ko abayobozi baba muri Bugesera tugenda tubana neza mu buzima bwa buri munsi. Suhuza n'umuyobozi w'inshuti yanjye duturanye bamwita Rwaka. So rero bivuge ngo urumva ko i Bugesera tumaze kugenda, urumva hatuye n'umushuti wanjye ejo bundi yampaye amafaranga yuni ya giti, nawe Imana imuhe umugisha. Ejo bundi yampaye amafaranga menshi cyane, twari duhuriye ahantu Nyamata ndi kumwe na Murava, ahita akanda akanyenyeri rwose. Imana imuhe umugisha. Ni ahantu hamaze kugenda haturwa cyane Bugesera, namwe mbararikira gutura i Bugesera. Ni ahantu heza cyane haboneka ibibanza byiza, kandi ahantu hateretse neza, ari kuza n'ikibuga cy'indege. Nta mpamvu yo kutagira ngo mvuge ahantu ntuye. Rero karibu i Bugesera, Imana izabaho umugisha cyane. Uyu mwanya rero tugiye kujyamo ako kari akanyuzo kugira ngo dukomeze tugenda ducayura. Ndabizi ari abarimo barareba ko twicaye, tuvuga ati buriya agafaranga yicaye atari ahanyaho. Hari abari kureba isuko Murava afite, hari abari kureba ukuntu ufashe mikoro. Uri umwanya wo kugira ngo mubirebe, tubiveho tubitambukeho, ariko ntimwibagirwe yuko n'Imana yagize neza. Imana yagize neza, turayishimira cyane. Kuri njyewe kuba nicaye gutya, mfite mikoro gutya, kuko n'ubundi naho narindi narazifataga ariko ntabwo bwari muri ubu buryo. Ariko ndashima Imana ko nicaranye na Murava. Haleluya. Ongera umvugira cyane ngo amen. Amen. Ndashima Imana ko ndi kumwe na Murava, twicaranye hano imbere yanyu. Imana nishimwe cyane. Ndashima Imana ko namwe ubwanyu mukiri amahoro. Ndabizi ntabwo biba byoroshye. Ndakunda kubwira abantu tubana mu buzima bwa buri munsi, ntabwo ikibazo ari ikigeragezo uhura nacyo cyangwa se intambara uhura nazo cyangwa ibyo uri gucamo, ahubwo ikibazo ni uburyo bukiriho. Ndakunda kubwira abantu ntabwo byumvikana ukuntu umaze imyaka 5 nta kazi ugira, ari uturaka gusa twa buri munsi, ariko ukaba ukiriho. Ntabwo byumvikana ukuntu uba ku muntu udafite icyo mupfana, mudaturuka no mu karere kamwe imyaka 5 kandi akaba atarakubwira yuko akurambiwe. Urumva ikibazo siko udafite akazi. Biratangaje cyane kuba waba uri gukorera ibihumbi 50. Ntabwo navuga ngo muri uno mujyi wa Kigali, ndavuga muri iki gihugu turimo, umufuko ugeze ku 42 by'umuceri kandi ufite abana. Biratangaje ukuntu waba uri gukorera ibihumbi 150 kandi ukodesha ufite umugore n'abana. Ariko turashimira Yesu Kristo utajya ugendera ku mishahara duhembwa. Turashimira Yesu Kristo utajya ugendera aho tuvuka, ahubwo agakomeza kugenda tunga bya buri munsi. Turashimira Imana ikigufashije. Nta nkweto n'imwe yashoboka. Twavugaga ko imyenda y'abadamu cyangwa y'abakobwa ari ihenduka, ariko ndabizi neza ko nawe udafite wenda guhera nko ku 20,000 biragora kubona urukweto. Ariko turashima Imana ko ikikwambitse utarambara ibirenge aho waba utuye hose, ubizi neza umushahara uhembwa.
ntabwo ikibazo ariko waba ufite umwana ufunze wo kwitagaho akaba amaze imyaka 5 muri gereza, ahubwo ni ukuntu twari tuzi yuko aramutse afunzwe tutabaho, ariko Uwiteka akaba akomeje kugutunga ndetse ukaba ukinabasha no kumusura. Turashima Imana ukuntu muri 2015 bakubwiye yuko urwaye kanseri y'ibere. Muri 2015 nibwo bakubwiye yuko urwaye indwara idakira, nibwo bakubwiye ko ufite diyabete. Ariko guhera ubwo ngubwo keretse iyo miti y'icyo kintu ufata, ariko Imana ikomeje kukurinda, nturwaragurika, ubasha kwita ku bana bawe, ubasha kwita ku muryango wawe. Turashima Imana rero ko muri ibyo byose bimeze nk'imitego ikomeye ku buzima bwawe, Imana ikomeje kukurinda, Imana ikomeje kukurengera. Ntabwo ikibazo ariko umugabo we bamwirukanye ku kazi. Turashimira Imana ko yaciye muri nyirinzu mukaba mumazemo umwaka atarabasohora. Turashimira Imana ko mumaze amezi 5 mutishyura inzu ariko batarayibasohoramo. Turashimira Imana ko ufite umuntu umaze amezi 5 se yashika cyangwa kibagabaga, abo bazanye bazi ngo baratashye bagapfa ariko wowe akaba agihumeka. Imana ihabwa icyubahiro. Turayishimiye muri ibyo byose Roho yakoze ku buzima bwawe. Turashimira Imana ko muri karitsiye wiswe amazina menshi, wiswe umurozi, witwa umunyantege nke, witwa umuntu udafite icyo umaze, wiswe amazina menshi, ariko turashima Imana ko muri uyu mwaka ari we muntu uri gutorerwa ibindi byinshi kandi byiza. Imana ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana yuko ari Imana igiturindira mu makuba no mu byago. Ijambo ryayo riravuga ngo tuzaca mu mazi ariko ntabwo azadutembana, tuzaca mu muriro ariko ntabwo uzadutwika. Bivuge ngo umuriro tuzawucamo, amazi tuzayajyamo. Ibigeragezo n'amakuba ni byinshi ku bakiranutsi, ariko Uwiteka turengera muri byose. Turashima Imana rero ko ibigeragezo n'amakuba ni byinshi kuri twe, ariko Imana iturengera muri byose. Imana ibishimirwe. Rero nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ijya ibasha gukora ibikomeye ku buzima bwacu. Uyu ni umwanya mwiza rero ndumva iyo ndimo ndavuga gutya cyangwa ndabikora gutya, nimba ari ikintu kigora cyane cyangwa se nimba ari ikintu cyoroshye cyane, ni ugukorera Imana. Nimba ari ikintu kigora cyane, nimba ari ikintu cyoroshye cyane, kuko naje gusanga kano kanwa kavugira Imana karirimba, ibirenge bikorera Imana bibyina, aya mashyi akomera Imana amashyi, aka kanwa twatuza tuvuga ko dukunda Imana. Harimo uruvangitiranya kw'ibintu byose. Umuntu yakora ibintu byinshi, umuntu yashobora ibintu byinshi, kandi byose si ko ari byiza cyangwa byose ari iby'umumaro. Rimwe na rimwe hari igihe usanga muri ako kanya no kuvuga Imana ku buzima bwawe atari cyo kintu kigiye kugushyira hejuru. Bijya bishoboka muri situwasiyo urimo ako kanya, ushobora gusanga kuvuga ko Imana ari nziza, ari urukundo, atari byo byakugaburira, biri kugusaba yuko ibyo ngibyo bishyira ku ruhande kugira ngo uramuke. Ariko rimwe na rimwe ugafata imyanzuro isa nk'igoye kugira ngo ukomeze ubikore. Ndashima Imana rero ko ikomeje kudushoboza cyangwa se ikomeje kubashoboza ukuyikorera muri izo ntambara muri kunyuramo zose. Imana ibahe umugisha. Reka twakire umuramyi. Nizere ko mwe muri kutureba mwakoze subscribe, haba kuri YouTube ya Gafaranga na Murava ndetse n'iya Murava Net icishaho ibihangano bye.
nizere ko mukomeje kugenda mutushyigikira kuri Instagram n'ubundi nk'ibisanzwe ni Muravanete, harya wongeyeho gafaranga ya Zaka, ubwo kuri Instagram yanjye ni Bishop Gafaranga Annette. Mukomeze mudufollowinge, mukomeze mukurikirane ibyo dukora, Imana ikomeze kandi duhana umugisha, kandi ujyajya ubikora igihe wumva bigufasha cyangwa bifite icyo bikumarira. Katwakira umukozi w'Imana rero akomeza gufasha kwegera Imana mu buryo bwo kuramya. Karibu. Umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora. Iyo umutima uremerewe atemba amarira, hari umutima umwe musa wawuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de. Iyo umutima uremerewe atemba amarira, hari umutima umwe musa wawuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi naworoha. Yesu Kristo, ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi naworoha. Yesu Kristo, wa mutima Hallelujah. w'imbabazi nyinshi Mutima w'imbabazi. naworoha. Yesu Kristo, wa mutima w'imbabazi nyinshi
wa mutima w'imbabazi Yesu Kristo, wa mutima w'imbabazi nyinshi, we mutima urira, wa mutima w'imbabazi, ngwino kwa Yesu, we mutima wuzuye, arakunda afasha we mutima wishwe, abababaye bose, we mutima wiganyira, we mutima urira, we mutima wabuze icyerekezo, ngwino kwa Yesu, we mutima wabuze uwuhumuriza, arakunda afasha we mutima wabuze abababaye uwubwira yuko awukunda, we mutima urira, we mutima wabuze amajwi meza, ngwino kwa Yesu, we mutima wumva arakunda afasha, we mutima wumva wuzuye ibikomere, abababaye bose, we mutima, we mutima urira, we mutima, ngwino kwa Yesu, haleluya, arakunda afasha abababaye bose, wa mutima w'imbabazi nyinshi, nawona Yesu Kristo, wa mutima w'imbabazi nyinshi, nawona Yesu Kristo, wa mutima w'imbabazi nyinshi, nawona Yesu Kristo. Umutima ukomerekejwe, utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora, iyo umutima uremerewe hatemba amarira, hari umutima umwe gusa wawumuriza, iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de, umutima ukomerekejwe, utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora, iyo umutima uremerewe hatemba amarira, hari umutima umwe gusa wawumuriza, iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso
ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora. Haleluya. Umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora. Iyo umutima uremerewe hatemba amarira, hari umutima umwe musa wawuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni icye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakudafasha abababaye bose. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakudafasha abababaye bose, arakudafasha abababaye bose. Nimbona ngeze mu ijuru nzaririmbira Uwiteka, nimbona ngeze kwa Data nzamucuragira inanga, nimbona ngeze mu ijuru nzaba nduhutse imiruho y'isi, nimbona ngeze kwa Data nzicara niruhutse, nimbona ngeze mu ijuru nzaririmbira Uwiteka, nimbona ngeze kwa Data nzamucuragira inanga, nimbona ngeze mu ijuru nzaba nduhutse imiruho y'isi, nimeze kwa Data nzicara
nimbona ngeze mu ijuru nzaba nduhutse imirimo y'isi nimbona ngeze kwa data nzicara niruhutse oh hallelujah wa mwanya mu Getsemani sinshobora kubibagirwa ubwo wabiraga ibyuya mwami wanjye bisa n'amaraso sinzibagirwa amakuba wabonye ku ibyaha byanjye unamye n'umubabaro mwami wanjye uri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye kubw'ibyaha byanjye unamye n'umubabaro mwami wanjye uri Getsemani
akubere umuraba umuraneza, 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 akubere umuraba umuraneza. Haleluya. Nkomeje kunezezwa n'Imana cyane, nkomeje kugenda ashimira Imana. Urabona ko nari mpagurutse kugira ngo uyu musore uri kuri piano afite n'ijwi ryiza cyane, arakomeza n'ubundi adukubitiremo utuntu, ariko bari kuririmba, Yesu ashimwe cyane, bari kuririmba nekereje ibintu byinshi, haza ibintu byinshi muri njyewe, ntekereza ku Mana cyane, ntekereza no kuri twe ubwacu, haba twe tuvuga ko tuvuga Imana, haba mwe mwumva ko mwumva Imana ibyo ivuga. Ntekereje ku bintu bitatu. Ibyo bintu bima kumenya, hari akandi kantu nkunda Bibiliya cyane, ijya igira utuntu tw'utugobeko. Umugabo Pawulo ngo yageze gusanga ahantu ngo abantu bakoze ibicaniro byinshi, kandi buri bicaniro byose byari bifite Imana bise amazina. Buri gicaniro gifite Imana yacyo, gifite n'izina ryacyo. Ariko ngo abo bantu bari bakoze ibyo bicaniro ubwabo nibo bagezeho bakora n'ikindi kintu ngo kidasanzwe, ngo bubaka ikindi gicaniro, ariko icyo gicaniro ngo ntibandikaho Imana izina ryayo. Barangije bakora ikintu gikomeye, bandika kuri icyo gicaniro ngo iyi ni Imana itazwi. Bivuga ngo hari Bayali, hari inka, hari izo bise amazina menshi, ariko barongera bavuga ngo bakora ikindi gicaniro ngo cy'Imana itazwi. Ariko ndashima Imana ko umugaragu wayo Pawulo yaje nawe ubwe areba ibyo bicaniro byose bacanye, nawe arangije aravuga ati muri aka kanya nanjye ngiye ku gicaniro cy'Imana itazwi. Iyo wumvishije ririya jambo cyangwa ukumva izi nkuru, bihuza n'ibibazo dufite twese twibaza. Ubu ndabizi hari abantu bari kuvuga yuko Imana yatinze, hari abantu bari kubwira Imana yuko ubuzima bwabo Imana itabwitayeho bikwiriye. Hari n'abari gusenga Imana bayibwira ngo Mana waratubeshye. Hari n'abari kwibwira ngo Mwami ngo twaretse ibi ngibi turagukurikira, ngo none nibwo ubuzima bwacu bwagenze nabi. Hari abari kubwira Imana ngo Mana dore twari indaya turakizwa, none nibwo amadeni yatubanye menshi, nibwo igisuzuguriro cyatubanye cyinshi. Hari abari kuvuga ngo twari ibisambo turangije turabireka. Hari abari kuvuga yuko baririmbaga sekera babivuyemo bajya kuririmba iz'Imana, ngo none Mana kuki tutamenyekana ngo ugaragaze icyubahiro cyawe. Sori reka nkoresha rino jambo ry'umugani w'Abanyarwanda. Abanyarwanda bivugiye ikintu gikomeye, baravuga ngo wagira ngo uzicare ku mutogoto w'inkono, ahubwo uzicare ku ijambo rya nyiri inkono.
kwibaza ibintu byinshi. Ese koko ubu nimba nicaye hano kuri kamera ndi kuvuga ngo ndi kuvuga Imana, ese koko ndiyo yampamagaye? Ese koko yarantumye? Ndabizi. Uri kuyibwira ngo Mana nagombaga kuba ntuye Kibagabaga. Ese koko urabizi niyo yabikubwiye? Uri kuyishyuza ko ngo yakubwiye ko abana bawe bose baziga mu mahanga. Ese koko urabizi n'Imana yabikubwiye? Uri kuyibwira yuko ngo umaze imyaka 5 ngo buri mwaka uvaho yakubwiye ubukwe ngo ntibube. Ese koko urabizi ko ari Imana yabikubwiraga ko ubukwe buri bube? Urabwira Imana ngo uyu mwaka wari wabwiye ko ari bw'imiryango yanjye izangarukira, none nibwo yanyanze. Mana urabeshya. Ese koko urishuwa ko ari Imana yabikubwiye? Ese koko urishuwa ko watungukiye ku gicaniro cy'Imana itari Bayali? Jambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba habaho abahanuzi benshi, ngo kandi bazaba bahanura ibijyanye n'irari ryabo ndetse n'iryanyu. Bazababwira amahoro, bazababwira gushaka, bazababwira kugura amapariseri, bazababwira kugendera mu maranjorova, bazababwira kwaguka, bazababwira amahoro mu miryango, bazababwira ko imbohe zose zibohowe. Ariko nakunze Imana, niyo mpamvu bavuga ngo burya umuhanuzi w'ukuri ni Bibiliya. Mugabo Yohana yahanuye Imana, yahanuye Yesu, aravuga ubutumwa, avuga ko azaba ari umugabo ukomeye, avuga ko abatirisha amazi, ariko uwo mugabo naza wazabatirisha umuriro. Abagabo bati byabo intumwa 12, buri ntumwa yose mufite amakuru yayo. Abagabo nka ba Petero bati abagore n'abana bakurikira Kristo. Abagabo nka ba Zakayo baremera, baravuga ati twari abaturisha bikoro, twari abatunzi, twari ibi, ariko turashaka kubisubiza, turashaka kubirekura kugira ngo tugukurikire. Jambo riravuga ngo nta wakoreye Imana uzikorera amaboko, ngo ndetse ngo na rumwe mu rubyaro rwe ngo nta na rumwe ruzasabiriza. Ariko si urwo rubyaro rutagombaga gusabiriza. N'urwanjye, n'urwawe, n'urwa Yakobo, n'urwande. Nimo ndagenda mbona ikibazo atari iby'Imana yavuze, ahubwo ikibazo ni ibyo twe twatekerereje Imana. Hari ibintu twafashe tubiha umurongo, turangije hari ibintu twumva, hari ibintu twibwiye mu mitima, turangije kubyibwira ntitwabihindura n'ibyo twibwiye, ahubwo tubihindura iby'Imana. Twavuze yuko umuntu ukorera Imana atazigera mwara. Twavuze yuko umuntu ukorera Imana ngo urubyaro rwe rutazasabiriza. Turangije tubyumva gutyo, tubyumva ndetse na nabi. Turangije twumva yuko umuntu ukorera Imana ngo atazigera ahomba, ngo umuntu ukorera Imana atazigera yandagara, umuntu ukorera Imana atazigera akora bikanga, umuntu ukorera Imana atazigera ashaka bikanga, umuntu ukorera Imana atazigera aririmba ngo byange. Niyo mpamvu abaririmbyi twese
abaririmbyi twese twashiriye muri views, uririmbye akarebwa n'abantu 5,000 ahita atangira kubwira Imana ko yamushutse atagomba kurebwa. Imitima yacu yashiriye muri views, uririmbye akarebwa na 5,000,000. Tuba tuvuga ngo uramubona Imana imuriho, ikiganza cy'Imana kimuriho. Umuntu wambaye ikoti rikamubera, wambaye inkweto y'intariyani ikamubera, tuhita twumva icyubahiro cy'Imana kimuriho. Dusigaye turi ku rwego twafashe ibyuma byakozwe n'amaboko y'abantu tuhindura iby'Imana ikora. Twafashe imirimo ikorwa n'abana b'abantu twihindura imirimo Imana ikora. Mugabo wabaye jana wa banki, Imana iramushyigikiye. Umuntu watumiwe mu makose yarakomewe, umuntu wahawe icyubahiro kinini, twese twumvishije ko Imana imuriho. Hari ijambo ndimo ndavuga muri ino minsi, ndashimira Imana yuko mu gihe cyo kubamba Yesu ntaririho, naho rwose n'ubundi mu babikoze mu gisekuru byabikoze ariko ndashima Imana ko nanjye muri kiriya gihe narindiho mu buryo bw'ubumana, ariko ntarindiho mu buryo bufatika. Kuko iyo nyiba narindiho, nari mu bagabo bari kuba bahagaze kuri cya gihe ndi kuvuga ngo Yesu nibamubambe, nimo ndavuga ati nimukubite kuko yigize umunajyuwe. Kuko ntabwo nanjye nari kumva k'Imana ubwayo, icyubahiro cy'Imana ntabwo nari byari gukwirwa mu mutwe wanjye k'Imana ubwayo yemera yuko bayambura ubusa. Ntabwo byari gukwirwa mu mutwe k'Imana bayikorera umusaraba. Ntabwo byari gukwirwa mu mutwe wanjye k'Imana bayikubita bayambika ikamba ry'amahwa kayicira urubanza. Kuko muri njye nari kumva ko Kristo ari we mucamanza mukuru, nkumva ko nta wundi munyembaraga hejuru y'Imana. Ntabwo nari kubasha kumva iriya filozofi ya Yesu, ntabwo nari kubasha kumva buriya bugenge bwa Yesu, ntabwo nari kubasha kumva icyo Yesu yashakaga, ntabwo nari kubasha gusobanukirwa icyo Yesu yashakaga kugeraho. Kandi ava kuri uriya musaraba cyangwa agwa kuri uriya musaraba, ntabwo yigeze atubwira amagambo akomeye gusa, yatubwiye n'ayandi yoroshye. Yatubwiyemo amagambo avuga ngo nimuhumure byose birarangiye, ariko arangije yongeraho n'ayandi, ushaka kumurikira wese yikorera umusaraba maze ankurikire. Biratangaje kuba umuntu ava mu masengesho y'iminsi 15 ukayavamo ugifungura, ukiva kuyasenga ukahita usanga urwandiko ruri hanze rukubwira ngo inzu turayikeneye, kandi iyo nzu dushaka kuyivugurura. Kandi wafashe ayo masengesho ubwira Imana ngo Mana rengera ntibasohora umuryango wanjye. Birababaje kuba uvuye mu masengesho y'iminsi 5 wakansa telefone yawe wasengera ngo ubukwe, uwo mugabo wamusengeraga ukaba usanzemo mesaje ikubwira ngo umva ko ibyanjye nawe birarangiye, njyewe ngiye kurongora runaka. Birababaje kuba uvuye mu masengesho y'iminsi 3 akaba ari bwo umugabo akuraje hanze. Birababaje ukuntu ufashe amezi 3 urya nimugoroba gusa ubwira Imana ngo Mana nsengeye kugira ngo ino nyubako ya mukuru wanjye, iyi nyubako ya papa sinkeneye ko bayiteza cyamunara, ndabizi kuri Imana ishoboye. Waranasubiyemo ya magambo ukavuga ngo nimukomange muzakingurirwa, nimutabare nzabatabara. Iyo minsi umaze usenga, ukigera aho ngaho ukabona cyamunara, ukabona yararangiye, ukabona bari gusohora ababyeyi bababwira yuko byarangiye.
ndabizi ukiva muri ibyo bintu nta kindi kintu uhuramo nacyo, ni amajwi akubwira ngo urabona ko Imana idakora. Ariko muri aka kanya ndakubwiza ukuri, ibintu umaze amezi 3 usengera, ibintu umaze umwaka usengera, ibintu umaze imyaka 5 usengera, kubera ko umaze icyo gihe cyo mu buribwe cy'iyo ndwara uyisengera, ntabwo icyo kintu cyisa aricyo gihereza ububasha ku giti cy'Imana yavuze ku buzima bwawe. Izo ni inzozi zawe, izo ni intekerezo zawe. Ndagira ngo utaza kuva mu byo wizeye, ahubwo utangire utekereze ngo mbese icyo Imana ikeneye muri ibi bintu ndimo nanyuramo ni igiki? Kuko hari ikintu umaze kubona. Hari igihe kizagera twibwire tunabwire n'abatwegereye ngo kuki tutanyujijwe mu ntambara nyinshi, kuki tutahuye n'ibigeragezo byinshi. Umunsi intambara tunyuramo n'ibigeragezo tunyuramo, umunsi igisuzuguro tunyuramo, umunsi ubukonde tunyuramo, umunsi uruvugo tunyuramo, umunsi kwandagazwa tunyuramo bya buri munsi, hari igihe kizagera bikaba ari igihembo gikomeye, kizagera kikaba ari igihe cyo kuvuga ngo yewe runaka wanyuze muri ibi, yewe runaka bakubise ugakomeza kwatura amagambo y'ubwenge, amagambo y'Imana, yewe wasohowe mu nzu ugakomeza kwatura amagambo y'umugisha, yewe wabuze akazi urimo urakareba imbere bari kubwira ngo tanga ruswa y'ibi n'ibi ubyanga, haguruka tukwandike amakamba. Njya mbibona barangije amashuri iyo bari kubahamagara babaha impamyabumenyi zabo, ubona ari umunsi wa gatandatu. Njya mbona bakoze amarushanwa y'amagare, njya mbona bakinnye umupira, iyo barimo barabahamagara ati nimuze mufate igikombe cyane. Twese tuba twumva ari ibintu bidasanzwe, tuba twumva ari twe bakabaye bahamagaye, ariko nyamara mu by'ukuri wagushyira muri ya minota 90 yo gukina, wagushyira muri ya minota 90 yo gukina, wagushyira muri bya birometero 1000 byo kunyonga igare. Gerageza gukoraho umwuga wo kunyonga mu Bugarama, suje abantu b'i Rusizi. Gerageza gukoraho umwuga wo kunyonga, uranyonga umugenzi yicaye ku igare, amacandwe mu kanwa hakuma, ipfundiko zikuma, amazi akagushira mu mubiri, kandi ubizi neza kuko gapanda abakiriya batajya bava ku igare bisaba ngo kabarenze. Uranyonga wicaye, bikagera igihe utangira kunyonga uhagaze wigira gutya. Ndabyibuka byegeze kumva inshuro zirenga nka zingahe nabwira umugenzi ngo vaho. Hari umugenzi wambwiraga ati nimba mvuye yose nkwishyura nkavuga ati vaho rwose ntuyambe, akanavaho nkahita ashyira igare ku ruhande nkicara nkaryama ngaramye. Abatuyoboye, abatubwira Imana, abatwigisha Imana, turi kwigisha mu marari yacu. Hari ibintu twafashe tuvuga yuko abantu bakorera Imana bitabageraho, ariko murabeshya, ninde bitagezeho se? Yohana yaguye he? Mugabo Mose yaguye he? Yageze mu gihugu. Hari abantu bumva yuko ngo kuvuga urukundo rw'Imana no kuvuga ubwiza bw'Imana no kuvuga ukuntu Imana igira neza ari ukugera ku rwego tubeshyera Imana. Ubu hari umuntu uzi yuko umuntu w'Imana batamushyira muri gereza ngo bamukatire burundu imyaka senkani irangire. Nta muntu wasenze Imana, nta muntu wizeye Imana ugwa mu bukode. Kuri
kuba ibyo bintu wirirwa ubibwira abantu si ukuri kw'Imana. Turabizi turabizi ndatekereza neza ko yo nyibaho ku gihe bari barimo barabamba Petero ntabwo nari kumva ko yakoreye Imana. Umuntu waririmbaga muri korari ari umuririmbyi mwiza, akava muri korari akaririmba ku giti cye ibintu bikagenda neza. Uwo muntu Imana yamuteruye ahandi imushyira ahandi. Ariko mureke tumenye ngo hari imvugo dufite twahinduye y'Imana atari iy'ukuri. Ntabwo ari ukumwaza Imana. Imana irakora, irakomeye, ariko ikora icyo yavuze kandi ikagikorera mu gihe cyayo. Bakugonga uri umuntu w'Imana bakaguca amaguru yombi uri umuntu w'Imana. Bagusohora mu nzu uri umuntu w'Imana. Wategura ubukwe bugapfa uri umuntu w'Imana. Wabyara icucumucusha uri umuntu w'Imana. Umuntu yakunyanganya ubutaka bwawe uri umuntu w'Imana. Umuntu yakunyanganya bizinesi uri umuntu w'Imana. Umuntu yakuburanya akagutsinda mu kuri kwawe uri umuntu w'Imana. Ariko nyankunda kubwira abantu ngo iyi si turiho yewe nyibara nk'umunzani. Ntabwo reba ku munzani wawe uri kubarasinga ibintu gute, ku munzani wawe urimo uritwara gute, ibiro byawe bingana bite. Ndagira ngo ubirebe kuko ikintu kitwisha abarokore ngo Imana yatinze, ariko mu by'ukuri Imana yatinze mu bihe bihe. Imana yatinze mu biki? Imana yatinze gukora ariko yatinze gukora ibiki? Imana yatinze kuvuga ariko yatinze kuvuga ibiki? Imana yatinze kukugirira neza ariko yatinze kukugirira neza mu biki? Hari igihe ineza y'Imana ku buzima bwawe izagaragara utakiriho. Hari igihe imirimo ukora abantu batajya baha agaciro. Hari igihe ibikorwa byawe byateshejwe agaciro uzarinda upfa utabirebesheje amaso byahawe agaciro. Ariko hari igihe kizagera. Narebye umugabo hano ejo bundi ngo wagiye gushyigikira ikipe y'abakongomani, aragenda akoresha uriya mugabo w'intwari wabo bita Lumumba, akajya ahagarara kuri stade akazamura gutya ikiganza gutya gusa. Mwumvisha ibintu byabaye amakipe yose, abakoresha imbuga nkoranyambaga murabibona. Ariko muzarebe n'utundi tuvidewo barimo baramwirukankaho mu kintu kimeze nka stade, bari kumukubita ibitwe by'imbunda. Isi yose irimo irarebera, bari kumufata nk'umuntu udafite umumaro. Ariko umugabo uri gukora muri bimwe yakoraga gusa. Mu gihugu cy'iwabo ari guhabwa agaciro, ari guhabwaho kuba, ari guhabwa imodoka. Abantu barimo bararira. Ntabwo wakizera yuko umugabo bari gufata nk'umuntu udafite agaciro, bajya kuzana iryinyo rye. Umugabo bapakiraga mu modoka muri fuso nk'inka. Ntabwo wakibaza uburyo ngo bari kujya kuzana iryinyo rye gusa bakaritwara mu ndege muri serikeye y'amamiliyoni. Hari igihe kizagera byabira. Ndakubwiza ukuri, wica urubanza wikumva ko igihe cy'Imana cyatinze, kuko icyo gihe cy'Imana ndi kumva cyatinze kuri wowe n'icyo washyizeho. Ariko icy'Imana yashyizeho ntabwo kizigera gitinda.
igihe cy'ubukode umazemo igihe ntabwo ari igihe kinini ku Mana, cyabaye igihe kinini kuri wowe, kuko ku Mana ntabwo ari kinini. Mana idufashe cyane, twe kumenya kuba ari igihe, kandi dusenge nk'abadakora amarushanwa, dusenge nk'abadahangana, twizere nk'abadahangana, ahubwo twizere nk'abizeye icyo Imana yavuze izagikora kandi mu gihe cyashyizweho. Mana ibaho umugisha cyane. Ibyinshi ndumva biri ku mutima wanjye, ariko kubw'igihe reka ndekera, ariko ndashaka kugira ngo dusoza dusoreze mu kuramya n'ubundi no guhimbaza. Mana ibaho umugisha. Kugeza urisoje, ujya ubeshya namba, ijambo wivugiye urikomeraho, kugeza urisoje, ujya ubeshya namba. Ninde wahindura imigambi yawe Mana? Ninde wavuguruza icyo wavuze? Uvuze yego, nawavuga oya, uvuze oya, nawavuga yego, uvuze yego, nawavuga oya, uvuze oya, nawavuga yego, uvuze yego, nawavuga oya, uvuze oya, nawavuga yego, uvuze yego, nawavuga oya, uvuze oya, nawavuga yego. Ijambo wivugiye urikomeraho, kugeza urisohoje, ujya ubeshya namba. Amen. Haleluya. Kozi w'Imana murava, Imana imuha umugisha. Namwe mwakoze mwese kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Ntabwo biba byoroshye. Marite umeze neza? Imana iguha umugisha cyane. Anisete nawe umeze neza? Good. Nawe umeze neza? Imana ishimwe cyane. Mwakoze kubana natwe rero. Nawe Imana iguha umugisha. Murava. Ntabwo mbona witonze cyane, uri mu mwuka. Murimo ibindi ndabikubwira inyuma ya kamera. Ibindi urabimbwira inyuma ya kamera. Ariko umeze neza. Washonje? Oya, ntabwo nshonje pe. Gusonzaho ntabirimo. Ari mu yereko. Ntabwo nshonje. Ubonye iki? Oya, sindi mu yereko. Ubonye iyeriko hariduka. Imiyaga irazikambura w'ijambo. Wow. No mu butayu siganishwa n'uba. Imiyaga irazikambura w'ijambo. No mu butayu siganishwa n'umwuma. Uwambereye umutaka, agahuma
yaramamagaye ineza igihunga ineza yaramamagaye imbwira ko nzagerayo ineza yaramamagaye ineza igihunga ineza yaramamagaye imbwira ko nzagerayo. ariko turi gukomeza tuvuga gutyo unaririmba, hari indirimbo yakomeza izo ntabwo nzi kuyiririmba, sinzi n'ikintu nshaka gusobanura cyane. hari indirimbo ijya ivuga ngo komeza uyarundarunde uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. ako karirimbo waba ukazi neza? uko ni ibyo nzi nabi. komeza uyarundarunde uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa, n'akamanyu k'umutsima gusa, n'akamanyu k'umutsima gusa. impamvu nimba hari ikintu kidutesheje umutwe cyane ni ikintu bita amafaranga. umurokore nashaka aba ari mu mwuka gute, nashaka aba ari umunyamasengesho gute, noneho tugeze no ku rwego tutagisenga Imana tuyereka ngo Mana kubaka ni danje, byarahagurukiwe. hirya tuvugisha ukuri, nimba ari ikintu cyahagurukiwe ni ikintu bita ngo yaba urugo rw'umukristo zaba iz'abapagane zose ziri ku bikarayi bisa. neza usanga umugabo ashumbye itorero ahagaze neza tumutinya, ariko ugasanga yikoreye ikoti kubera urugo yarazengereye. ugasanga umuntu ni umunyamwuka avuga indimi amoko yose, ariko byakikubita mu rugo ugasanga indimi zanze gukora. ugasanga umuntu afite ifaranga ariko mu rugo ryanze gukora. icyo mbivugiye ni iki? gupfa kubona abantu bakiri gusengera ubukwe bavuga ngo Imana izabugaragaremo. Mana dukeneye ko ubukwe bwacu Aniseta ari uzabufotoramo, niwe uzi gufotora neza. niyo masengesho dusigaye dufite. Mana ndakwinginze kugira ngo ubukwe bwanjye Beni azaburirimbemo na Shasi. Mana ndakwinginze kugira ngo ubukwe bwanjye Bishop Gafaranga ari uzadusezeranya, niwe ugezweho ufite amafoto, niwe uryoshya amafoto. Mana ndakwinginze kugira ngo Marita azambere pare n'icyamamare, abantu bazabona yuko nziranye na Marita kandi azantwerera n'agatubutse. Mana ndakwinginze kugira ngo ubukwe bwanjye buzabere muri romantic. ayiwe romantique muzabukoramo ubukwe umunsi umwe, ariko mufite iminsi 900 n'indi 800 mu bana, nta n'umwe ushaka kwerekeza ku Mana. njya mbireba nanjye iyo ndi gushaka amafaranga umutsi uba warese, ku buryo n'umwana mbyara duhuriye mu nzira ashobora kuba namuhutaza. Marita zo ndi gushaka amafaranga mba naguhutaza. ariko nkongera nkareba ngo aya mafaranga runda ni meza pe, ariko niti kizatugeza. ndabizi ufite amafaranga watega ukagera mu Bufaransa, ndabizi ufite amafaranga watega ukagera mu Bwongereza, ndabizi ufite amafaranga warara ahantu heza. hari akandi karirimbo kajya kavuga ngo wayoboye Abisiraheli ukabambutsa inyanja itukura, ukabageza i Kanani. Mana utuyobore.
wayoboye abisiraheli ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani. Mana utuyobore. hari pare wumvishijemo ra? hari pare wumvishijemo? Oya, numvisemo Imana kuba tuyisanga izatuyobore hari tugeze. ubuhanuzi se, hari kuruhukira Dubai wumvishijemo? ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani. Mana utuyobore. ura akamodoka dufite gato twifitiye, iyo turi kuza ahantu tuje nk'i Kigali cyangwa tugiye ahandi hantu, ujye uza wicaye nko mu ntebe zingahe? nza nicaye mu ntebe imwe. izindi zose ziza nta n'abantu barimo, kandi turi gushaka n'ikindi twakamejeje. muriro umuntu arimo arubaka inzu, ariko mwari muzi yuko uhereye kuri njye wicaye, hari umugabo wabivuze neza ngo iyo hatabaho abagabo twari kubaho turi nk'ibimara, kuko nta hangana twari bugire, nta kwiyogoshesha, nta kwiborosa, nta kubaka, nta kugura amamodoka ahenze, kuko biriya bintu byose tubikora tuvuga ngo twemerwe, kandi akenshi kubona umugabo wemera undi biragora. kubona umugabo wemera undi biragora. niyo mpamvu nibaza ngo karirimbe uko bari gucuranga. Imana iguhe umugisha cyane. Hereza umuntu ikiganza muri kumwe aho ngaho, ushobora kuba mwicaranye, ashobora kuba muri sare, mushaka kuba muri saro, mushaka kuba muri no mu modoka. Muhereza ikiganza mubwire ikintu mumbariza, kuko naje gusanga nta kintu upfa n'Imana. ubwo basuye umuntu ngo turapfa iki, turapfa iki, bariza uwo muntu ngo turapfa iki. Ntusanga mupfa ubusa, mubukosora.
abazungu ni abahanga cyane, duhora tubashoraho imanza ko batwiba banatwanga, ariko amajoro barara mu majoro bari gukora ibisasu kirimbuzi, bari gukora amatelefone ahenze, kandi ari amatelefone bakora nta nubwo bayigurira, na biriya bisasu bari kurema bya kirimbuzi ntibazigera babyitera, bazabidutera. Ariko twebwe umunyafurika turajwe ishinga, cyangwa se n'ishinga turajwe ishwinga, ikinyarwanda kiragoye, turajwe ishwinga, turajwe ishinga no gukora no kuroga umuntu igisebe cy'umufunzo ntikidakira. Abanyafurika turi abahanga mu kuraguza, hahandi ugenda ugakoresha uburyo uri buze kuroga n'iseti inkoko ikagira ikira mu nda tukayumva nk'inkoko. Ndakubwiza ukuri, iryo koranabuhanga ufite icyakwereka ko ryari kuvamo ikintu kirengera Afurika n'Imana ikagikoreramo. Ariko baza mugenzi we ngo turapfa iki? Inkoko nimba ikira mu nda muvandi, turapfa iki? Ninuka nk'amafi birakumarira iki? Umukobwa wanjye nadashaka birakumarira iki? Abana banjye nibatiga bakajya babaswa ku ishuri kuko baroga birakumarira iki? N'impinga bikarumba birakumarira iki? Abanyafurika turi abahanga ku rwego dusigaye turoga uruzerero. Umuntu w'umugabo neza akazerera, hari abagabo bashaje bagiwawa, twe tuzi yuko abana batoya aribo hari abagabo baroze kugiwawa, umuntu akaba abyaye 18 ariko akaba agiwawa mu nzererezi. Hari abagabo baroze gukina urusimbi, akaba ari umudogiteri mwiza, akaba ari umuntu mwiza ufite imirimo myiza, ariko yaba yatakinnye urusimbi. Ibaza ahantu umugabo ukorera miliyoni 5 ku kwezi, ibaza ahantu umuntu ukorera miliyoni ku kwezi ahurira n'umuntu kuri biyari ucuruza uzunguza imyenda, bagakina biyari tokeni ari 5 ashaka kurya umuntu. Reba umuntu wese ashaka kurya umuzunguza hari kuri biyari yakamesheje, abo ni abadayimoni mbate. Umuntu yarakaye muri roto arashaka kurya umuntu utaranubaka n'inzu n'imwe mu mujyi wa Kigali, afite inzu nka 50, kubera ko urwo n'uruzerero bakuroze. Mwabakorikori mwe mukuroga mwaje tugakorera Imana, tukagenda tukabereka ahantu mwenda ubwo bukorikori bwanyu, mukagenda mu misozi hatarimo amabuye ya diyama, mugakoresha uburyo mukora. Ariko mwadutekanikiye mwabantu mwe mufizi gukoresha tubaraga, mukadufata mugafata ibinongo mukajya mubihindura zawe tukajya kubihangika abazungu. Wenda mukamba ikinongo ngakijyana muri Amerika cyahindutse zahabu, muzungu yama amafaranga namara kugenda kitagihinduka ikinongo, ubite tukabyaza ubwenge bufite umusaruro. Ariko utiruroga mugenzi wawe igisebe cyo mufunzo birakumarira iki? Baza mugenzi wawe ngo turapfa iki? Kuba nandagaye bikumariye iki ku karubanda wabigizemo uruhare? Kuba umuntu atabiyaye byakumariye iki? Ubwo buhanga uri kugira wagiye mu murima wawe ubundi hasigaye ukawutongera ahantu ikigori kimwe cyazaga gihetse kimwe, kera nakuze mbona ikigori kizamuka gihetse nk'ibindi nka 4. Ubu ngubu no guheka kimwe umuntu yarya agahaga, kugira ngo umuntu arye ibigori aga bisabe gufatikanya nk'ubugori 7. Bwira ngo imbaraga n'amavuta. Imbaraga n'amavuta. Ndimo neza? Yego. Bwira umugabo wawe ngo turapfa iki? Turapfa iki? Turapfa iki? Ngo koko turapfa iki? Kugira ngo nawe bwaze umugabo wawe turapfa iki? Reba utuntu mwabwiranaga muri gusezerana, reba ukuntu mwabwira, reba ukuntu washatse intwererano wasaze, reba ukuntu uri kunyonga igare uri kujya guha abantu invitation, reba ukuntu wazamutse imisozi uri kujya guha abantu invitation, reba ukuntu wagiye gira mugenzi wawe ngo turapfa iki? Imana iduhe umugisha cyane. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kubana natwe. Amen. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Amen. Turashoje.
yari Bishop Gafaranga hamwe Murava Annette. ese kutajya uvuga izina ryawe rya gatatu. Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda, amen.